Amahirwe n'imigisha nanone kuri wese mo gukurikirana Ijwi ry'Ubumenyi TV. Uyu munsi mu isi dutuye ntibigitangaje ndetse n'ibikinateye amatsiko gusa umuntu yambaye isaha amaze wamaze igihe akakubwira ko atakizi bitewe n'uko isaha yambaye itabara ntibigutungura. Nyamara kandi ku rundi ruhande uzasanga umuntu yambaye isaha ku kuboko nk'igikoresho cyo kubara igihe ndetse atwaye telefone mu ntoki nayo irimo isaha. Numubaza igihe akenshi nazihutira kureba ku isaha yambaye ku kuboko, nyamara nicyo gikoresho cyo kubara igihe, ahubwo azihutira kubarira ku isaha yo muri telefone ye. Icyo ni igisobanuro nyakuri kitugaragariza ko isaha yambarwa ku kuboko kuri ubu itakiri igikoresho cyo kubara igihe, ahubwo yabaye icyambarwa cy'umurimbo. Ese ibi byaje bite kandi ibi byatangiye ryari? Mbese ubundi ni ikihe gisobanuro cy'isaha kandi ni iyihe nkomoko y'isaha? Mbese isaha yo ku kuboko yaje ryari? Yakozwe nande? Ninde muntu wayambaye bwa mbere ku isi? Ibibazo byose wibaza kuri iki gikoresho ugiye kubisobanukirwa muri uyu mwanya. Ngwaye ikaze nanone ku Ijwi ry'Ubumenyi TV, bana natwe amaze usobanukirwe. Ikaze nanone kuri ubu urisanga. Nyemerera twinjirane mu kiganiro amaze nkubwira inkomoko y'isaha no kubara igihe. Inkomoko y'isaha umuntu ashobora kuyirebera mu myaka isaga 3000. Uburyo bwa mbere buzwi bwakoreshwaga mu kugereranya igihe kwari ugushinga inkoni mu butaka igihe harimo kuva izuba, aho habagaho gukurikirana uko igicucu cyayo kigenda cyimuka uko umunsi ugenda ushira. Ubu buryo nibwo bwaje kwitwa isaha y'izuba cyangwa se amasaha y'igicucu, yifashishwaga n'Abanyamisiri ahagana mu 1250 mbere y'ivuka rya Yesu. Ariko kandi kubera ko amasaha y'izuba yakoraga gusa ku manywa kandi nabwo ku zuba, abahanga baje gutekereza isaha y'umusenyi cyangwa se isaha y'ikirahure kirimo umusenyi, kandi igitangaje na n'ubu iracyakoreshwa hamwe na hamwe ku isi. Ni ikirahure kimeze nk'igifite ibice bibiri kubera ubunigiro buri hagati, bugizwe n'umwenge muto ushobora kunyuramo umusenyi uri mu gice cyo hejuru ukimukira mu cyo hasi ugenda buhoro buhoro, bigatwara igihe runaka. Aho hakaba ariho haherwa habarwa igihe. Ubundi buryo bwifashishwaga nibyo bitaga amasaha y'amazi ndetse n'amasaha y'amatabaza cyangwa se amatara. Ibyo nabyo bikaba byatangiriye mu Bushinwa mu myaka irenga 1500 ishize. Ikigo gicuruza amasaha cyitiriwe Ernest Jonas mu Bwongereza kivuga ko isaha ya mbere yikoresha yavumbuwe mu 1475 mu Bwongereza. Isaha yo muri iyo myaka ikiriho kugeza magingo ya ibarizwa muri katedrali ya Salisbury mu Bwongereza mu mujyi wa Wiltshire. Iyo saha yakozwe ahagana mu 1386. Ntiyari ifite ishusho cyangwa ikindi gikoresho cyerekana amasaha, ahubwo yakozwe mu buryo yashoboraga kumenyekanisha igihe cyangwa se amasaha yifashishijwe amajwi atandukanye bitewe n'aho igihe kigeze, bitandukanye cyane n'amasaha tuzi uyu munsi. Ariko ikaba ari intambwe ikomeye mu buhanga ndetse no kuvumbura. Nyamara rero nubwo bimeze bityo, isaha yambarwa ku kuboko isigaye ari icyambarwa cy'umurimbo kuri benshi. Gutunganya neza imikoreshereze y'amasaha no kugera ku rwego rwo kubara igihe nta kwibeshya kurimo byakomeje gutera imbere uko imyaka yashiraga indi igataha. Cyane cyane ku mugabane w'Uburayi niho byakuze kuruta ahandi hose ku ino si. Umusuwisi Joseph Baji wari umuhanga mu mibare akaba n'umubaji w'amasaha niwe wavumbuye isaha ibara iminota ikoresheje urushinge, aho nagana muri 1577. Baji nawe yaje kunganirwa n'Umuholandi Christian Huygens wavumbuye isaha ibara igihe yinyeganyeza cyangwa se pendule, aho ni mu 1657. Uko pendule yakoraga byazamuye cyane imikoreshereze y'amasaha, aho yashoboraga kubara igihe atibeshya mu gihe cy'umunota umwe cyangwa se 2 ku munsi.
Mu w'igihumbi kimwe magana arindwi na mirongo inani na karindwi umuhanga w'umunyamerika Lewis Armstrong yakoze isaha ya mbere ishobora kwibutsa umuntu igihe, aribyo tuzi kuri alarm, ariko nyamara si nk'izi dukoresha mbere yo kuryama. Iyo saha ariko ntiyari ifite uburyo bwo guhindura igihe, iyo ni alarm. Bityo kuko Einstein yashakaga kubyuka mbere y'izuba, alarm ye buri gihe cyose yahoraga iri saa 10 za mu gitondo. Byatwaye imyaka hafi 90 kugira ngo undi munyamerika witwa Seth Thomas abashe kuvumbura isaha ifite alarm, ariko yo ikaba ishobora gukirwa nk'igihe icyo ari cyo cyose. Ubuhanga bw'Abasuwisi mu gukora amasaha si ubwa none, ariko kandi mu kinyejana cya 18 cya 19 Ubwongereza bwafatwaga nk'igicumbi cy'udushya mu gukora amasaha, kuko mu kigo cy'ubugenzuzi cya Greenwich aho ni London mu Bwongereza ahabarirwa igihe mpuzamahanga cya Greenwich cyangwa se GMT, ariho habaga ifatiryo ryo kugenzura ibihe ku isi hose. Nyamara rero ikibazo buri wese yibaza kuri ibyo, aribaza ati isaha yo ku kuboko yo yaba yarahimbwe ryari cyangwa se yahimbwe nande? Mbese ninde wabashije kuyambaraho bwa mbere? Nyamara rero ikigo Ernest Jonas kivuga ko ari ibisubizo bibiri bivuguruzanya ku kibazo cy'uwaba yarahimbye isaha yambarwa ku kuboko. Hari abavuga ko yahimbwe n'umubaji w'amasaha wo mu Busuwisi Patrick Philippe ayikoreye igikomangoma Cosco Wixo cya Hungary mu w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo itandatu n'umunani. Ariko kandi hari andi makuru avuga ko isaha yo ku kuboko yahimbwe ikorewe umwamikazi wa Napoleon mbere w'imyaka 57 mu w'igihumbi kimwe magana 811. Ngayo nguko rero ng'inkomoko nyakuri y'isaha no kubara igihe. Reka rero nsoze cyangwa se nanzure nshimira wowe tukiri kumwe ku Ijwi ry'Ubumenyi TV. Icyo ngusaba ni kimwe, nukanda subscribe ugafungura akazogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi byiza bikenewe kandi biteguranwe ubuhanga bijye bikugeraho ku gihe kandi bikugereho mu bambere amaze wirahurira ubwenge. Bana natwe.